ibi birimo kuba babona ingaruka byababayeho muri 70 Yerusalemu semu bibabaho muri 45 jenoside yakorewe abayahudi Hitler rero yikoze zigeze muri 6 urumva ayo ni yamaze ari kubagaruka Yesu ntago iriya ntambara zigera ihagarara igera uzarebe hari aho igera igiye guhoshwa igahita izamuka mu myaka yashize ku gihe cya Trump yasaga nkaho igiye kurangira Imana itera mu mutima Trump wo kuvana kandi hariya UN yahagize mize hagati ya Isiraheli na Parisitina ko bose bazaza bajya kwibuka mwakibuka mwene wabo Ishimayeli abandi bakibuka Isaka Isiraheli rero kubera ubushobozi ifite nta nubwo bafite rero bari koreza ibikompura Palestina kandi ntabwo biteye ngo ku baturage barohereza kibazo niba ugize ku rwego kugabura umubiri wawe ukaba ufite ibyo ubuha ufite n'ubushobozi bwo kuba wagura ibyo byuma ukabishyira mu nzu wawe yego genda ugura ibyo byuma wishyiri wawe ufate saro yawe ubiterekemo igitsina gore kimasa igitsina gabo igitsina gabo kikamasa igitsina gore Satani uyu munsi ntago ari kurwanya abana b'Imana abatema abicisha baca imitwe nkuko mbere byari bimeze ubu noneho yize uburyo bwo kwica imitima atisha imibiri uko yabonye ko kwica umubiri ahubwo mupfa mukaba mugiye mu ijuru uburyo bw'imiyoborere myiza politiki nayo iri muri Bibiliya kuko tugiye kureba tubona abantu benshi bagiye bayobora ibihugu kandi nta yandi mashuri bize ibi ngibi by'amashuri ibi ni systeme y'isi yazanye ariko se nitubona abantu bagiye bayobora ubuse Yosefu ayobora muri Egiputa yari minisitiri uhagarariye Turabasuhuje mwese abadukurikiye ku mugenzi YouTube channel na AYALONI TV Imana ibaho umugisha cyane twagarutse nanone turi kuba ni ijambo ry'Imana dushaka kuganira impuguro ubuhamya acaho ubuhanuzi ni bifasha umugenzi ujya mu ijuru kugira ngo atere imbere mu buryo bw'umwuka umunsi turi kumwe n'umutumirwa wacu muramumenyereye cyane haba kuri AYALONI ndetse no kuri umugenzi ariko hari bishoboka ko ari umuntu amubonye bwa mbere katumusabe atangire atwibwira kandi umukozi w'Imana yego amazina yacu nitwa Jari ikingeneye hanyuma ndasuhuza abantu mwese mudukurikiye ku Mugenzi TV na kuri AYALONI TV ngira ngo hose turaziranye abo bo ku Mugenzi tumaze kumenyana cyane AYALONI yo birumvikana cyane Imana ibaho umugisha mwese mugubwe neza kandi Imana yite ku buzima bwanyu bwa buri munsi Imana ikomeze kubitaho mwese aho muri Jari muri minsi hari ibintu birimo bicishikana cyane kandi biri no kubaho hari ibintu biri kuba bijyanye na Isiraheli na Palestina bigeze kubyumva tuba dukurikirana amakuru rwose birakaze pe intambara hagati ya Palestina na Isiraheli birakaze Isiraheli igihugu cy'isezerano Palestina naho hari ukuntu bihura cyane kuko ngo mu itangiriro Abraham yaje kubyara abana babiri abyara Ismaili abyara na Ishaka Ishaka niwe wakomotseho urubyaro rwa Ishaka rwaje kuvamo Yakobo aza kuba Yakobo y'Isiraheli origine ya Isiraheli nkeka karahire Palestina ko nani hafi aho ngaho kwa Ismaili niko bimeze cyane namo baba bira bihugu by'Abarabu ko ngo abayisilamu kuko babona abeshi n'abasilamu bakaba abayisilamu bakomoka kwa Ismaili ariko nubundi igiye muri geography urabibona kuko Ishimayeli akomokaho n'abana 12 ariko bose bakerekana yuko bose batuye muri bira bihugu bya Aziya cyane rero Abarabu bakomoka kuri Ishimayeli hanyuma bariya bo mu gace ka Palestina apito ka Isiraheli sibiko na Palestina buriya yahoze ari imwe mu gice cya Isiraheli nuko urabona muri 70 ubwo Nero na General Titus basinyaga Yerusalemu abisiraheli batatana batukwira ku isi yose nibwo Isiraheli yabaye nkaho ivuyeho ku ikarita y'isi izina ku ikarita y'isi izina Isiraheli igihugu cya Isiraheli cyavuyeho bagarutse ejo bundi muri 47 nyuma y'intambara ya kabiri isi yose nibwo Isiraheli yongeye kugaruka ku ikarita y'isi rero basanga Isiraheli yarafashwe cyane buriya tugiye mu mateka avuga ko abanyepalestina nibo bafisiya ba kera
akaba ari bo n'ubundi bafasheho igice kinini. Urabona ko Isiraheli izengurutswe n'ibindi bihugu bizende umva ari muri 6. Yego. Ariko hose hari Isiraheli. Kuko Isiraheli bavuga ku ruzi rwa Nili. Yego. Ukagira muri Iraq. Yego. Urumva ko ari nini cyane. Ya, rero Abisiraheli bakomoka kuri Yakobo. Yego. Kuko Yakobo niwe Isiraheli nkuko wari bivuze. Yego. Yakobo wa Isaka. Isaka wa Abraham. Hanyuma batuye mu gihugu cyitwa Kanani. Cyitirirwa izina rya Yakobo ariwe Isiraheli. Umunsi hitwa muri Isiraheli. Yego. Ya, nk'umuntu w'umukozi w'Imana ubwiza ijambo ry'Imana, izi ntambara hagati ya Isiraheli na Parisitina, Bibiliya hari ikintu zivugaho, wowe bitekereza ute wumvise ngo abanya-Isiraheli n'abanya-Parisitina bari kugirana na konflict? Okay. No kuvuga nk'isome ibitabo cy'umuhanuzi Daniel igice cya 9 umurongo bere ku murongo wa 20 wenda kugeza ku murongo wa 27. Yego. Ntabwo dushaka kuvuga hose, ariko havugamo ibyumweru 70 Daniel yahawe byari birimo ubuhanuzi bukomeye. Ubwo buhanuzi bwari burimo hari yakuyemo gutaha kw'Abisiraheli bava i Babuloni. Yego. Bataye iwabo i Yerusalemu. Yego. N'uburyo bazubaka urusengero, n'uburyo bagomba gusana izo nkike zarwo. Ariko bagakuramo n'ubuhanuzi bw'uko Imana izabahagurukizamo umucunguzi. Mesiya azabakomokamo akaba ari uza gukiza abari mu isi yose. Noneho mu kubuhabwa Daniel abuhabwa, Imana yabigaragaje byose igeze ku murongo wa 27. Igaragaza uburyo hazabaho intambara n'ibyago kuzageza ku mperuka. Urumva? Wenda urugero, Daniel yarari mu minsi arimo arasenga ko yaramaze kumenya neza yuko igihe Imana yavuze cyo gutaha kwabo ko ari imyaka 70 none irashize, nta shweshwe, nta muhanuzi urongera kubihanura ngo bitegure gutaha. Gira ubwoba. Igice cya 9 umurongo wa 1. Ati bintabyo gashobora ko yaba ari ibyaha byanjye cyangwa iby'Abisiraheli bageze n'abakomeza gucumura. None kuki Imana shetse afata ibihe byo gusenga ngabanza kwatura ibyaha bye n'iby'ubwoko bwe, anatakambira Imana kubw'umurwa wa Yerusalemu Plito Yerusalemu yiwabo. Noneho umurongo wa 20 aravuga ngo nuko nkivuga senga natura ibyaha byanjye n'iby'ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli kandi nakambira Uwiteka Imana yanjye kubw'umusozi wera w'Imana ngo gikomeje gusenga. Umugabo Gabriel nabonaga yitangira kwerekwa aratumwa maze aragaruka azana ingoga. Igihe cyo gutamba igitambo cyane nimugoroba cyenaga kugira ankoraho arambira yingisha ati Daniel unzamwe no ubwenge bwawe. Ugitangira kwinginga haje ijambo kandi nzamure kuri kubwira kuko kundwa cyane. Nuko iryo jambo ritekerezo cyane umenye n'ibyo biretswe. Noneho Mareke Gabriel atangiye kumusobanura rero iby'ubuhanuzi aramaze guhabwa. Aravuga ngo ibyumweru 70 bitegekeye ubwoko bwawe n'umurwa wera kugira ngo ibicumuro bicibwe n'ibyaha bishire no gukiranirwa gutangirwa impongano haze gucyanuka kwiteka. Ibyerekanwe n'ibyahanuwe bifatanishwe ikimenyetso ahera cyane asigwa amavuta. 25 avuga ngo nukubimenye ubyitegereze yuko uhereye igihe bazategekera kubaka Yerusalemu bayisana kugeza kuri Mesiya y'umutware hazabaho ibyumweru 7 maze habeho ibindi byumweru 32 bahubake basubize imibaro n'imavu ngo ndetse bizakorwa mu bihe biruhije. Ibyo byumweru kari 32 nibishira Mesiya azakorwa ngo kandi nta kizabasigaranye maze abantu b'umutwaro uzaza bazarimbura umurwa n'ubuturubwira ngo iherezo rye rizaba nk'utembanywe n'umwuzure w'amazi. Umurongo urashaka rero 27 atamuvuga ngo intambara n'ibyago bizarinda bigeze imperuka niko bitegetswe. Rero aha ngaha urumva ko mu buhanuzi Daniel yahawe bwerekeye ku Bisiraheli hajemo n'intambara n'ibyago kuri bo ko bizarinda bigeze imperuka. Ikintu navuga nuko iyi ntambara hagati ya Parisitina na Isiraheli ni Imana yabishatse yanabyemeye. Ariko kandi hakaba hazamo n'ingaruka z'ibyo bakoze, harimo kutumvira Imana, harimo no kwica umwana wayo. Igihe bamugambaniraga Pilato bamubwira ngo namubambe, yarababwiye ati muramenye nta cyaha namubonye. None bite byane bati mubambe utubohorere baraba mujura igisambo cy'ikigome hanyuma wo mubambe. Pilato ngazana amazi arakaraba ati ngenda ndayakarabye ntazambarweho. Batavuga ngo mubambe azatubarweho n'urubyaro rwacu n'abazadukomokaho bose. Noneho rero
ibi birimo kuba babona ingaruka byababayeho muri 70 Yerusalemu usenywe bibabaho muri 45 jenoside yakorewe abayahudi Iterambere uyikoze Iterambere zigeze muri 6 urumva ayo ni yamaraso ari kubagaruka Yesu none nizi ntambara hagati yabo barimo ni yamaraso kibagaruka noneho rero ntago iriya ntambara izigera ihagarara igera uzarebe hari aho igera igiye guhoshwa igahita izamuka no mu myaka yashize ku gihe cya Trump yasaga nkaho igiye kurangira Imana itera mu mutima Trump wo kuvana ambasade Tel Aviv ayijyane i Yerusalemu hafi y'urusengero rwa Salomo kandi hariya UN yahagize mize hagati ya Isiraheli na Parisitina ko bose bazaza bajya kwibuka umwe akibuka mwene wabo Ishimayeli abandi bakibuka Isaka Imana iti mugomba kurwana tu biriya rero n'ubuhanuzi bugomba gusohora niyo mpamvu abantu benshi basaba bati isi irarangiye ibi ni byahanuwe Trump kuva yimuriye ambasade akajyana hariya birasohoye intambara igiye kuvuka ikomeye cyane si wo bongeye bakiyenzanya none reba nejo bundi ndi kureba ibisasu bikorezwayo yikanga Isiraheli rero kubera ubushobozi ifite nta nubwo bafite reba bari koreza ibikumpura Palestina kandi ntabwo bitenga ku baturage barohereza kibazo rero ku kibazo wenda mwaye mutubajije nuko iyi ntambara yarahanuwe ku Isiraheli yego niyo mpamvu igiye guceceka yongera igatizikuka kaza kantu gatuma batumvikana ikongera ikabaho kandi iyi ntambara izakura izakurigira ku rwego ruhambaye abantu ubuhanuzi buri imbere ntibitoge ko ari ibintu byose bizaba imbere hese hari ikiza gihari noneho hari iyi ntambara ku Bisiraheli ariko noneho Yesu abinyuzamo Daniel ko akenshi Yesu nakunda kumwishura Daniel yakunze kumwita ngo n'umwana w'umuntu iyi ntambara yamubwiye ngo bizagenda bigeze imeruka ni ku Bisiraheli ariko ikongera ikagaruka no ku rwego rw'isi yose ubu intambara mu isi ntizishobora guhagarara ntabwo bishoboka intambara mu isi ntabwo bishobora guhagarara kandi koko tubona iyo dusomye ibyanditse ko mu gihe cy'imperuka hazaza ibihe birushya hazaduka impuha z'intambara icyo niyo ni iminsi y'imperuka ariko iyo usomye ibyanditse byera hari umuntu bita Nimurodi ugaragara mu itangiriro ubanza ngo yaragize n'igitekerezo cyo kubaka umunara muremure w'i Babeli kugira ngo abantu bagere ku Mana ariko cyasaga nk'igitekerezo cy'ubwigomeke Imana yari yabujije abantu gukabya ibintu by'iterambere mu bihe bijyanye n'ibihe by'imperuka harimo haraza intambara nyinshi harimo haraduka indwara z'ibyorezo covid twarayibonye ariko haracyaza n'izindi hari n'izari aho ngaho twacecetse twabuze icyo twakongeraho gusa hari n'ikindi kintu bita iterambere Bibiliya banza igenda itanga nk'imbuzi ku bintu bijyanye n'iterambere iyo ugarutse hano mu Rwanda wumva abantu bavuga ngo imvuga ngo agakiza kari akakera ntabwo ujya ubyumva tishaha hakizwaga abakera mwe ntimukizwa muri iyi minsi ntabwo bigikunda iterambere n'ubukristo nihe mbogamizi iterambere riri kugera ku bakristo muri minsi yane no gutuma abakristo muri iyi minsi ya none batari gukiza bitewe n'iterambere turi kugiramo ubu ngubu hadutse ibintu byinshi ubu hari za nkwereka nk'urugero nka sauna reflexology kuri ukuntu umuntu agenda bakamufasha n'iki abantu benshi basha ko baratakarije ubugingo muri sauna iyo ni iterambere hari iterambere ry'uburyo bwije internet social media muri minsi ya none urabona amafoto y'urukozasoni mu buryo bworoshye cyane kubera ikoranabuhanga kera ntibyabagaho nihe impact ni uruhe ruhare uri kubona rw'iterambere mu kudindiza ubukristo mu bantu icyambere nuko ikoranabuhanga rifite ibyiza byinshi rikagira n'ibibi byinshi bivuze ngo twebwe nk'abizera dukwiye kubikoresha ariko tukirinda ko nyine bya bibi twebwe byatubaho byaryo kera nyine nk'uko wari ubivuze ati abasaza abakristo bakuze babaze igihe mu gakiza bati gakiza kari akakera yego agakiza ko nigahinduka n'ikintu gishobora kugahinduka yego kandi noneho gukizwa ni kumwe ku isi yose nta kuvuga ngo wenda ngo iki gihugu giteye imbere ngo iki cyo kiracyari
inyuma mu majyambere ngo twebwe turakizwa gutya bijyanye n'iterambere ngo bari yabo nabo bakizwa kuri uwagatanze n'umwe Yesu niwe gakiza kacu ntajya hindurwa n'ibihe ntajya mbega uko kasa gakira n'uyu munsi ariko kakoma gusa nako Pawulo yandikiye Tito mu bice y'umurongo wa 11 yaravuze ngo kuko ubuntu buzanira abantu bose agakiza bwabonetse aravuga ngo butwigisha ibintu bigeze kuri bitanu icyambere ngo butwigisha kureka kutubaha Imana yego ibi birareba rero umukristo hano mu Rwanda birareba uri i Burundi birareba uri muri Kongo birareba uri Uganda birareba uri muri ibyo bihugu bya Zambia n'ahandi birareba uri muri Afrika n'uri mu Burayi n'ahandi yego butwigisha icyambere ubuntu butuzanira agakiza butwigisha ngo butubuza ariko mu kutubuza ngo binyura mu buryo bwo kutwigisha butubuza kureka kutubaha Imana icya kabiri ngo bukatubuza kugira irari ry'iby'isi yego icyo abantu bacyumva uzi ko agakiza katubuza kugira irari ry'iby'isi hari ubutumwa buri prosperous bujyanye n'ibintu by'ibintu ahubwo bitwisha yuko kwakira Imana ushaka kutuberamo inyungu yo kubona indamo yes yego burahari ni nabwo bugwiriye cyane yego kandi ababukurikira nyine bazagwana nabwo bazapfana nabwo icyo twavuga nuko Yesu cyamuzanye mu isi nuko dushakira ubugingo buhoraho kandi ibyo byose by'izo nyigisho ziri prosperity gospel niziganisha ku by'isi kandi by'isi twaje tubisanga tuzanabisiga Yesu yaje abisanga azanabisiga kwirirwa mbikwigisha rero ndabikwigisha kandi Yesu yaraje abisanga bihari akanabidusigira nawe waravutse ukabisanga uzanabisiga ndabikwigisha nkandeze bishake ubane n'Imana bizaza niyo mpamvu yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana ibindi byose nyongera so wenda tube tugarutse izo tuzigiyemo byabereye cyane ubutumwa bwiza bw'ubwami ni ububwira abantu kwihana kwizera umwami Yesu kwera imbuto z'umwuka muri izo mbuto harimo n'urukundo kandi urukundo ngo rutwikira ibyaha byinshi warugize hari ibintu byinshi abisi bakora utakora rero icya gatatu Pawulo yavuze kagakiza katuzaniye cyangwa katubuza hari ibyo katubuza hari n'ibyo kadusaba kadutegeka gukora ibyo katubuza rero hariya muri Tito icya mbere ngo katubuza kureka ko tubaha Imana icya kabiri kakatubuza kugira irari ry'iby'isi icya gatatu noneho katutegeka kujya twirinda yego umukristo wese agomba kwirinda iri jambo kwirinda rero riragaruka muri bya bindi umaze kumbwira ibyo byo kujya ku mazi ibyo byo kujya muri za sauna muri twa buwate kujya muri ka buwate n'ibindi ubwo turagaruka kuri ijambo ryitwa kwirinda kadutegeka noneho kujya twirinda icya kabiri ngo kadutegeka kujya dukiranuka icya gatatu kakadutegeka kujya twubaha Imana mu gihe cya none n'ejo bizaba ari mu gihe cya none umwaka utaza mu gihe cy'icyo gihe n'abazaba mu myaka 10-20 karabategeka kubaha Imana muri icyo gihe so ibi bintu birana iterambere kera ntibyabagabo nk'u Rwanda rukiri hasi abantu ntabwo bari bazi sauna nta muntu wajyaga koga muri pisine reka bajyaga mu bizenga n'ibiti byose abana ariko nabo ariko uyu munsi kuko twakize amafaranga tubafite twateye imbere nakutamo ka bikini akajya no muri pisine ari umumama tugeze kuganira ni umumama n'ugisenyi ambwira ukuntu yahagurukanye ari umumama w'inshuti ye kandi uwo mumama ngo yari umukristo ukijijwe yego anamwizera nk'umukozi w'Imana avuga ati wowe uzahora mu bintu by'ikirokore buri munsi njya muri sauna ubuzima bumeze neza va mu byo urimo uzaze tujye muri sauna ntabwo atari gusa muri sauna bimeze bite uzaze baragurutse barajyana ariko umumama abwira umugabo ati tujyane afata imodoka ajyana n'umugabo yabwiye umugabo ati ndajya muri sauna uze tujyane nawe kandi uyigemo nawe ujye muri sauna wicara mu modoka baragenda rwose we niwe abinyiganije arambwira ati nagezemo yego mbona ameze nk'umuntu ugeze mu badayimoni nk'ikuzimu ngeze yego abagore baba bambaye gusa aba bamasa ni ibigabo by'ibisore
yego iyo bagezeyo babera ibimasa ubwo mpita nibaza ni gute wabura umugore wambaye ubusa umusore akakumasa igitsina gore kimasa igitsina gabo igitsina gabo kikamasa igitsina gore noneho ngo yaravuga ati ahantu se ninde uri bubikore atari kuva mu byo urimo wagira ko ibintu by'uburokore gusa ibyo byawe uba mu by'ubukristo n'ibiki njye sinkijijwe sindi umukozi w'Imana abagiye ahantu mu kumba avanye maze akenyeye igitenge cyonyine gutya hejuru agiye agarama ku kantu hariya ikigabo kizana n'amavuta kandi ubwo gihera kubona kizamuka kinjira mu bitenge yego umubyeyi yarabireba yarabwiye ati narabirebye numva agahinda karanyishe numva umutima ugiye gusandara umugabo wanjye bari batangiye kumumasa nabo nahise nyine namubwira ngo haguruka dutahe kuko ninguma ndavuza induru nutinda ndagenda natse imodoka mpita ngenda uburaza n'amaguru umugabo ntiyasabye akagahita bagenda noneho urumva uyu muntu ngo ni umukristo wagiye kumaswa n'umugabo utari uwe yambaye ubusa aho hantu reka tujye muri realite umugore yakumaraho iminota 5-10 si ubwo kugukorakora ahubwo ni ugukariswa agukarisa ukagumana agakiza nubwo mutasambana ariko Yesu yaravuze ngo mwumvishe ko abakera kuri Mateka cya 5 mwumvishe ko abakera bavuze ngo ntugasambane ariko jewe ndababwira ngo nureba umugore wa mugenzi wawe ukamwifuza yego uzamaze gusambana kimwe nuko nureba umugabo wa mugenzi wawe none wowe uravuga ngo urakijijwe uri kwica imitima y'abakumasa yego uyu mugabo kumasa ashobora kujya kurangiza kumasa we amaze kumera nk'uko zimibana 3 yego kandi nawe biba byoroshye ntabwo biba byoroshye uba washize urumva ubutumwa urimo uravuga n'ubuhe uri kwica benshi yego ibyo rero bikaba bizanywe n'ikoranabuhanga iterambere nubwo bavuga ngo ni ikoranabuhanga n'ububingwa koko kera ibyo byuma bitari byaza tutarumva ngo massage yego bataravati jya muri gym wabagaho neza kandi nta kibazo twari dufite yego ariko nyine kutembera ryaje ntazo tugomba kugorora ingingo tugomba ako ubundi nyenyangunda kuvuga ngo ninde muntu muri iki gihe ukomeye nk'abantu ba kera ntabwo bapfa kumubona ntabwo bapfa kumubona kuko ikiganiro watanze kubivuga ngo Mose yaravuze ngo imyaka yari 70 na 80 muri icyo gihe cyabo ubu ngubu 80 bawaranye biragoye kuyigezamo uba waranye urubyiruko rw'abantu ngo nta myaka 100 ubu nta 80 none se urumva tuvuge ko ari rwo rwitwazo nibuza barimo gukoresha kujya muri gym ni iterambere ese ubundi wenda katugarika wenda gym nitwe twanayivuze abajya guterura ibyuma ubwo tugiye muri siporo nyine aho ndi tuvuga hari abashobora kudutera amabuye ati mwarayobye mwaravangiwe ati siporo ni ingenzi sibyo ni ingenzi ariko siporo ni ingenzi ndabyemera ariko nabwo nk'abana b'Imana twe tugiye kuyikora nk'abana b'Imana nabwo dukwiye gukora siporo nk'abapagani sibyo urugero niba koko ugeze kuri rwo gukora siporo ukumva umubiri wawe ingingo zawe ntabwo ziri gukora neza ukagira wenda ubwo bunini wo mu byibuho sibyo ukaba uvuga ngo ni amafaranga bitera kuko buriya umuntu ushonje ntiyajya gukora siporo yego gusa umuntu yaba yaburaga gukora siporo yakuraho imbaraga umuntu se yaba yabuze amafaranga yo kugura akanywa kurya akajya gukora siporo ntibibaho abakora siporo nuko bafite n'amafaranga bagaruka bakagabura wa mubiri ukongera ukijuta ukamera neza yego bivuga ngo niba ugeze ku rwego rwo kugabura umubiri wawe ukaba ufite ibyo ubuha ufite n'ubushobozi bwo kuba wagura ibyo byuma ukabishyira mu nzu wawe yego genda ugura ibyo byuma wishyire iwawe ufate saro yawe biterekemo akantu byuka mu gitondo bose bikorera iwawe ariko ugiye muri ba bandi bose udakijijwe wambaye ubwo bupano buguhambiriye uri gitsina gore umugabo agatuzura kandi hariya wambaye ubusa kandi hari abagore ariko gukora imyenda icyo kintu bakita dressing code mu cyongereza nyine kuvuga ngo ukuntu abantu bambara nabyo biri mu iterambere rya none muri misara none usanga umuvandimwe yiyambariye nk'akantu wagira ngo ni nk'umupira gusa agatambuka ari umukobwa abakristo ba none nabo sinzi ukuntu bimeze tashaka kujyana iterambere ubundi
ikintu nabwira wenda abakristo bakijijwe bamaze kugirirwa neza ko by'isi bakabibona akaba yumva agomba gukora siporo nagura ibyuma bishyire mu nzira niyambare neza nk'umukozi w'Imana ajye muri siporo mu muhanda niba agiye muri siporo mu muhanda ntiyambare nyine nk'umuntu ukishijwe kuko Bibiliya avuga ngo nta cyabuze ibisitaza kuza ariko bizana azabona ishyano iri jambo ngo ubizana azabona ishyano ntabwo Imana yemerera mu Kristo gusitaza mugenzi we ntabwo Imana yemerera Jarike ko yajya nubwo uriya asanzwe ari umupagani ko ngenda ngatangire kunyibazaho cyangwa nambona ndarikire ari byo bigizemo uruhare kandi ngiye ngirijwe ari umupagani n'ubundi umutima warapfuye imbere y'Imana ariko n'undi acyarushaho kandi ngiyewe icyo nahamagariwe ni ugutuma uriya akizwa none se ubwo muhibeshije gukizwa cyangwa ubwo muhishije gukomeza kuba mwirimbukira so ni ukuvuga ngo rero siporo ni byiza kuyikora ariko yikorera iwawe kandi niba ugiye mu muhanda muri uyu mucaka sibyo ambara neza nk'umuntu w'Imana wubahisha Imana hanyuma uyikore nta kibazo kuko siporo ni byiza cyane ariko nkanavugana ariko si ubundi kera abasaza bacu ko batazikoraga ababyeyi bacu ko batazikoraga ninde wabarushije kurama iki nicyo wakibaza we ku ruhande rwawe gusa n'ubuzima bw'imibereho y'abantu bugenda buhinduka kera byari kugorana kubona umuntu ufite akazi yirirwa yicaye akazi kari uguhinga kandi nayo ni siporo ubu umuntu ahera mu kwa mbere ahera kwa gatanu yicaye umukozi w'Imana rero bivuze yuko gasiporo nako karakeneye ariko abantu bagakore mu buryo nta kibazo nta kibazo ni byiza koko birumvikana ko ubuzima bwagiye buhinduka sibyo bamugana umuntu wenda arahera ku itariki ya mbere akangiza umwaka akicaye kandi arya urumva agomba kubyibuka ariko njye nkunda kubwira abakristo mbabwira ngo icyambere si gukora siporo yo kujya mu muhanda cyangwa mu rugo hari siporo nziza kubizera azamuke kanyarira sina kanyarira nashaka ayireke kuyizamuka buri cyumweru ajya afata iminsi 3 atarya tamu yigeze kumva umuntu umwe agiye kwa muganga dogiteri aramupima aramureba aramubwira ati kugira ngo ugire ubuzima bwiza ubuzima bwiza buzira umuze nibuza mu cyumweru ujye ufatamo iminsi 2 iyo kutarya buriya no kureka ibiryo kuko ibiryo bigira indwara nyinshi n'uwo mubyibuho bigabanya n'umunani n'umubyibuho noneho iyo uretse ibiryo n'umubiri nawe uraresista ukamera neza ukaruhuka ukamera n'ibyuya n'imwanda ukagusohokamo sibyo umukristo ushaka gukora siporo akamurangira ahantu akora siporo buri cyumweru adafata amasengesho kwiriza ubusa niba ari n'umubyibuho ashaka kurwanya najya yakora nayakora amezi 6 akifite ibiro by'byara yewe we azaba yaragiye kuri tayi kandi ikindi kintu namaze kubona ni ibintu ngiye napimye kenshi kunda bikora kuri baba mama bakunda gushaka amavuta yo kugira uruhu rwiza n'ibindi ati kwera ibiheri n'ibiki byose umubyibuho byose uzi ko yo wiyiriza ubusa ugira po nziza uzi kuntu mu maso ugira uruhu rwiza umugabo atangiye kureba akarabya indimi wawe ndavuga umugabo wawe ariko navuga abandi ugira ubwiza ibi ndabivuga nk'umuntu wabihagazeho iyo wiyiriza ubusa ugira n'uruhu rwiza nka byane byo kurasa inyoni ebyiri ukoresheje ibuye ibi rero tubibwiye abizera abatizera aho siporo bagende bazikora bose ariko niba ushaka siporo nziza kandi kugira umubaro mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka fata ibihe byo kujya wiyiriza ubusa noneho tunareke wenda iyo minsi 3 hindura uburyo ubuti ngewe nzaza ndya rimwe ku munsi ku manywa nzaza mba niyirije ubusa ariko ni ngeri ku mugoroba gusa umva nta kandi kanunywa ukajya unywa amazi yonyine ntugire icyayi ufata ntugire ji unywa bati amazi nzaza nyabo ariko nzaza ndya rimwe ku munsi nubikora umwaka cyambere uzaba ugeze mu rwego rukomeye rw'umwuka banasoma n'ijambo ry'Imana n'agakiza sibyo agakiza ubugeze kure cyane icya kabiri na kwa kugabanya ibiro bizaba byaragabanyutse cyane byarashize uko naje gusanga siporo nubwo tuzikora wenda ari igihe ushaka kugabanya ibiro ngo uwo mubyibuho ariko umuntu uvuye muri siporo
ararekipera yewe umubiri we uba usohotsemo umwanda none uba ufite inyota yo kwakira ibindi. Iyo rero uvuye muri siporo wumva ushaka guhita wakira, yateguye umugati hariya, ubuki hariya, agatobo keza hariya, ukashyiramo umubiri utongera ugataha ubyakira, kandi noneho ubyakira ni ibako ryinshi cyane. Reka mvuge ngo wenda nubwo avanga arakomera ariko kubyibuha ko ntibigabanyuka. Kubyibuha arabyibuha wenda nashaka komera ariko se uzabyibuha uzageze ryari? Kuko baba bashaka kugira ngo umubiri ukomere, ariko niba ushaka kugabanya ibiro bigabanyiriza mu masengesho, kuko umubiri we umaze gusohokamo umwanda ukawuha ibyo kurya wakira vuba kandi ukanabyibuha vuba. So rero siporo ni nziza, ariko icyitonderwa ku birebana n'iterambere, tugomba kumenya social media yaje ibintu by'ikoranabuhanga ahubwo zashize. Urabona ubu hari ikintu kigezweho cy'amaseries, ukumva umuntu ngo ari kureba filime y'Inyafilipine, Nyamerika cyane amaseries agezweho na filime z'urukundo, zizamo politike, zikazamo urukundo, ariko ukabona harazamo n'ibintu bimeze nk'ubusambanyi ariko mu buryo bireruye. Ubu rero zigezweho ngo ni Nyafilipine, ni Nyakoreya, impinde zisa nkaho zimaze guta agaciro cyane, ariko nazo nyine hari abakizireba. Usanga nyine umuntu aricara Bibiliya ntayisoma iraho ngaho cyane, kandi ngo ni umukristo, Bibiliya ivumbi ryayirenzeho, ariko akafilimi gashaje agashya kaje kamucika, kandi biriya bintu bitwaye umwanya. ahubwo se umuntu uri kuri ziriya sere yazivaho, wumva karangira bati kandi bagakurikiyeho, none wari washyirishijeho nibuza tu episode nibuza nka 20, yo gashize akanyuma umera nk'usoze mu mutwe uko kujya gushirisha akandi cyane. Urumva ntabwo wazigera ubona umwanya wo gusenga. Aho niho benshi bamaze kunamukira, imbaraga z'Imana zikabashiramo, n'ibyanditswe byera byabagamo byamaze kubashiramo, amasengesho yabashizemo. Kandi bene uwo nyine yuzanye ubutumwa bumubwira guhinduka, aravuga turi yazana iterabwoba, arimo arakanga n'ibyo gukanga abantu gusa. Urumva kuko umutima we ufite ibindi urarikiye, kandi ziranyisho ziranabacengera nyine, kuko ubundi umuntu wese ugifite inyota yo gukora ibyaha, iyo umubwirije ubutumwa bwiza biramurya, wahita yumva ibyo bintu. No. Uriya muntu ibyo avuga ni ibintu bidafite epfo na ruguru, keretse wa muntu wamaze gufite icyemezo cyo guhinduka, niwe wumva ubutumwa bwiza kuva buramuryoheye. Amen. Ariko utarahinduka yumva umutima ugikunze biriya bintu, we niwe uhora ushinja umuntu uvuga ubwo butumwa ngo agira iterabwoba, agira inyigisho zikanga abantu, agira iki, kuko umutima we hari ibindi bintu kirarikiye. Iyo rero yafashe icyemezo aterashaka kubireka, aza kugushaka kugira ngo umubwirize ubutumwa bwiza. So rero iri koranabuhanga, wenda mvuge kuri ibintu by'amafilime, bimaze kurangiza benshi, ariko kandi ubundi nta n'umukristo ukwiye kwicara kuri filime ngo areke ku isere ya mbere, arebe iya kabiri, arebe iya gatatu, arebe iya kane. Ati uwo mwanya uri guta nta bindi uri gukora, uzi ko ahubwo waba ukora akazi kawe ko gasanzwe. Ikindi niba ku kazi utagafite, Bibiliya wahawe uyimarisha iki? Kutayisoma. Kuki utari gusoma ijambo ry'Imana? Nagiye gukurikirana mu cyana twagiranye, ushobora gusoma Bibiliya utifashishije kuyisoma cyane, hano mu mutwe irimo nireba. Ibanga rya mbere ni igihe fata mu kuyisoma, kuko dukwiye gukura ijambo ry'Imana muri kiriya gitabo, rikavamo hariya rikajyamo ahangaha. ni nako nyine gukizwa nyine nabwo rizadufasha no kurigendera gutya mu ntoki abantu bose bararigendana sinyamura n'abaperezida barahira bayifite gutya mu ntoki cyane Imana ishaka ko dufata biriya bintu biri mu cya gitabo tukabishyira mu bwonko ni nabyo bizatuyobora bigatuma dukizwa neza. So rero igihe ufata iyo ufashe igihe kuri filime uzahora uvuga filime ubigana uzagira nibyo uzahora uvuga. Iyo ufashe igihe wiga mu mashuri asanzwe tuvuge wenda ufashe iryo somo rya siyansi uri kubisemo imyaka 3 igihe cyose no mu byo uvuga no mu byo urimo gushaka kuzuza agomba kuzamo siyansi urumva ni wiga biology igihe cyose uzavuga uzahora uvuga ibyo bintu
ikintu cyose ufasheho umwanya ni nacyo kijya mu bwonko bwawe. Ureba ikintu abantu batazi, ikintu cyitwa ubwonko ni ikintu gikomeye, ibyo ugihaye yego nibyo nyine utajya kwapurika n'ubundi, ni nabyo uvuga. Nufata umwanya uba mu ijambo ry'Imana no mu kanwa kawe azahora asohokamo ijambo ry'Imana. Amen. Ibintu byose utinze musa nabyo. Rero uyu muntu biba bibabaje ko ari umukristo kuba yatinda kuri ayo maseries, kuba yatinda kuri Facebook, yego agatinda kuri Instagram. Asigaye hariho ibintu nabyo bintera ubwoba. Kandi urubyiruko rwinshi rwashire kuri Instagram, twebwe twararutse urubyiruko twagiye b'abakristo kubera inkumi ziriho. Inkumi ziri gufata, inkumi ziri kujya kwifotoza zambaye, kandi nibaze ko bariya bo bari mu kazi, bo bari mu kazi barahembwa, bafite ubahemba Satani, ariko kandi nakuriya biyambika ubusa, bo bafite abantu bari kwiyereka kugira ngo batumire. Kuko niba ashyizeho ifoto nk'iya, ejo hari umuntu uzamutumira uri mu Burayi, agende bamara n'ukwezi kose bari kumwe. Uzi ko Instagram ihemba kamwe nka statistique zishoboka. Umuntu ugiye ari agashyiraho amafoto y'urukozasoni yinjiza kuba abantu bamumenya. Nk'urugero, hari umuntu umenyerewe cyane, singiye kumumentioninga hano muri biriya bintu, ariko ni na company zikomeye zamwe ati twamamarize kuri page yawe ya Instagram, kuko afite abantu ibihumbi magana bamukurikirana. Nuko bimeze rero, bamwe bari muri business, twe turi kwatakariza ubugingo. Nicyo aho rero icyo kibazo. Social media reka mvuge muri ubu buryo, yamenaguye imbaraga z'abera mu bikomeye. Yego, niba wumva kumenagurwa kw'imbaraga rero nta kindi nuko uko bireba, uko bitindamo, niko umwuka w'Imana agenda gusohokamo, agenda noneho ukazashiduka bya bindi watinyaga kera, warabitinyutse, bya bindi waziririzaga kera, utangiye kubizirura, nka yambe bikurya cyaha kirimo hariya, bwari ubujiji, aterera bikomotse kuko umwuka wagukomangaga yamaze kugenda. Yego, noneho hari ibintu abisi bemere kureba, twe tutemere kureba. Nibyo ushobora kuri gushaka akazi kuri Facebook, niba uyigiyeho reba ibyo ugomba kureba, urareba ibindi nkandi koko. Niba ugiye kuri YouTube ukaba ugiye kumva ubutumwa bwiza, niba ari umuntu ugiye kwamamariza, uratinda he, urareba ibiki. Tugomba kumenya ko twe turi mu rugendo, abana b'Imana, ntabwo ari iwacu. Ibintu byose, iterambere ry'isi, ibi biri muri systeme ya Illuminati, sibyo? Illuminati nawe afite uwamutumye, Satani. Iri tembere ryose bikomoka muri Illuminati, sibyo? Kuba rihari, twebwe hari abo riri gufasha kuko mu kubaho. Yego, ariko nanone harimo gahunda ya Satani kugira ngo yice imitima ya benshi. Kuko Satani uyu munsi ntabwo ari kurwanya abana b'Imana abatema, abicisha baca imitwe nkuko mbere byari bimeze. Ubu noneho yize uburyo bwo kwica imitima, atisha imibiri, kuko yabonye ko kwica umubiri ahubwo mupfa mukaba mugiye mu ijuru. Abatoke kanzane noneho uburyo bwo kubica bahagaze, bakomeza babindindagire za hano mu isi, biba mu madini, ariko iyo Mana yabo itabemera. Ubu rero iri koranabuhanga ririmo riraza. Satani niyo systeme yakoresha kugira ngo yice imitima y'abana b'Imana, kandi icyo nicyo gikomeye. Mbere we yarabatemaga, abantu bacibwaga ibihanga, ariko bagahamya Kristo. Amen. Yani rero bikamuriga bati no aragiye ari gushaka ngarabubonye. Satani ijuru yaribayemo, ararizi, azobwiza bwaryo. Iyo rero abonye umuntu ugiye akijijwe, biramubabaza bati ari agiye kuri bamusha, ahandi navuye. Yego, ni mpamvu avuga ati rero reka mbihorere bose, ahubwo ngiye kubaha ibyo birukankiramo cyane, ariko imitima yabipfe. Umwuka w'Imana bahunga. Twaganiriye neza, kandi nkeka ko umuntu uzakurikira iki kiganiro azamenya ko yitwara mu iterambere nk'umukristo. Turi mu isi, tubyibuke, umuntu uri kugenda w'umugenzi ntabwo agomba kwitwara nk'umuntu waho ngaho watuye. Tugomba kugitandukana hagati yacu n'abandi bandi. Mu magambo makeya reka dusoze, dusaba kugira ngo dusengere. Ubutumwa nagenera abadukurikiye
cyane nk'abizera. Ni byiza, iterambere ryiza kandi rimaze kugera ku isi, kandi hagiye kuzana irindi rirenze iri ngiri, sibyo? Ni uko abizera bamenya gukoresha iri koranabuhanga neza, cyangwa se reka mbishyire muri rusange iterambere ry'isi. Ryo ni rigari, tugiye kureba ni rigari cyane. Ni uko mu iterambere ry'isi dukwiriye natwe kugira iterambere ryo mu mwuka. Rero tuzarigira gute? Bizakomoka mu gufata umwanya duha ijambo ry'Imana. Amen. Uko usoma ijambo ry'Imana ni kumenya uburyo witwara mu isi. Ndimo gutegura ikiganiro ku birebana n'igitabo cyitwa Bibiliya. Ndashaka kwigisha abantu ku buryo abantu bamenya agaciro ka Bibiliya. N'ubu bakristo benshi batunze no ntibazi agaciro kayo. Ku gitabo cyitwa Bibiliya murakizi, gifata mayibobo kikayigira umugabo, isi kamwemera, ari kiriya gitabo gusa. Igitabo kiguhagarika imbere y'abize utarize, bakaza bagapfuka imbere ngo dusengere. Bibiliya irimo siyansi, irimo filozofi, irimo biyoloji, irimo histoire, irimo geography, irimo ibintu byose. Abantu kubera impamvu ni harimo uburyo bw'imiyoborere myiza, politiki nayo iri muri Bibiliya. Kuko tugiye kureba tubona abantu benshi bagiye bayobora ibihugu kandi nta yandi mashuri bize. Ibi ngibi by'amashuri ni systeme y'isi yazanye. Ariko se nitubona abantu bagiye bayobora. Ubuse Yosefu ayobora muri Egiputa yari minisitiri uhagarariye, yarayoboye ministeri y'ubukungu bw'igihugu. Hari amashuri batubwira sibye kujya mu mwobo no gufunga muri gereza. Ariko se watumye inzara idatera muri Egiputa agatuma n'ibindi bihugu biza guhaha. Hari amashuri yize. Salomo hari amashuri andi batubwira usibye amategeko Imana yarahaye Abisiraheli, ariye yo mu bitabo 5 byanditswe na Mose. Abana ba Isiraheli bayigaga bakiri batoya bakajya mu myaka 5 bamaze kuyumva neza. Ajya gusenga, biraye tubwira ngo Imana yamubajije ngo uransaba iki? Ndagusaba ubwenge bwo kuyobora abantu bawe. Uvuga tubwo utansabye kugira ngo nguhorere ku banzi bawe, cyangwa ngo ugiye ukomeye amahanga yose akureba gutinya. Icyo nsabye ndabuguhaye. Icya kabiri, n'ibyo utansabye byose ndabiguha. Ubwenge nguhaye mu bami bakubanjirije namo bazaguheruka, nta nubwo uzagira ubwenge nk'ubwawe. Nose ubu bivuga ngo n'abaperezida bayoboye isi uyu munsi nta bwenge bafite nk'ubwa Salomo. Hari ubwo yigeze ajya kwiga mu yandi mashuri. Ngo si ku Mana se. None Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni nayo Mana. Uko dutinda mu byanditswe byera niko dutindana duhinduka abanyabwenge, tuba abanyapolitiki, tuba abascientifique, tuba abafilozofe, ibyo byose bitwirundiramo. Niyo mpamvu nyine iyo wamaze kuyibamo Bibiliya, Imana iguhagarika mu bize politiki bakakumva ko bati shaka bisa, iguhagarika mu bafilozofe wize filozofi sha, ikaguhagarika mu bascientifique warize sha, uyo baturiye mu n'umuhanga. Kuko nyine wafashe ibyuzuye Imana byose bijya muri we, kandi Imana yagiye irema ibyo byose. Mwize mwebwe mwize siyansi, ariko Imana niyo yayiremye. Mwize filozofi ni Imana yabiremye. Ibyo byose by'umuyoborere ni Imana niyo muyobozi wa mbere. Ubaye ku Mana byose bizakokiramo. Basoma ijambo ry'Imana bazabasha kumenya uburyo batambuka muri iyi si. Amen. Imana ibahe umugisha. Nyakubahwa mugiye dukunda, byiringiro bizima, imbaraga zacu, mahoro yacu. Amen. Aya ni amagambo meza twatuma turaganira kuri iterambere riri hano mu isi, ririmo rihuta cyane, kuri ikoranabuhanga ryanduje benshi, bikaba bitumye benshi umwuka w'Imana bahunga. Dusengeye buri wese tubanye muri kino kiganiro kugira ngo umuha ubwenge bwo kwitwara muri iri terambere ry'isi, umuha ubwenge bwo kumenya uko yitwara kuri social media, umuha ubwenge bwo kuba mu ijambo ryawe no kuryumva, kugira ngo tubashe kugutegereza. Turagushimiye ko bishe gusenga, tubyambaje twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana ibahe cyane.